ndagusuje kandi nkwifurije umunsi mwiza ukurikira gahunda za Kigali 250 channel wowe ukurikira amakuru atandukanye tukugezaho umunsi ku wundi wakurikira ibiganiro ngukora umunsi ku wundi maze kumenya ko ndumwe wakugeza amakuru atandukanye yibanda ku myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru ngukora mu buryo bw'amajwi ndetse no mu buryo bw'amashusho na makuru akenshi na kenshi yibanda ku bivugwa hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda cyane mu myidagaduro. Yaka Mwakunze, Yaka mwana bubahaga ibyishimo, Yaka mwana mwafataga nk'inshuti yakadasohoka, Yaka mwana arigendeye. Ndaza gufata umwanya nsubire inyuma gato, ndasubira mu mwaka wa 2019 nibwo izina Yaka mwana ryatangiye kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga zanacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ndasaba we uri kunkurikira nimba ufite gahunda yo kunyumva unyumve kuva ntangira kugeza nsoza, kuko nibwo uri washe kuza gusobanukirwa neza iby'iyi nkuru mbivuye imuziho gatoya. Nago ndi bwizimbe mu magambo n'ubundi nkuko bisanzwe nakubwira ikibanze kandi cy'ingenzi nukuremereye inyuma gatumwa 2019 nibwo izina Yaka mwana ryamenyekanye mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda. Byari biturutse kuki? Byari biturutse ku ka video yashyize ku mbuga nkoranyambaga cyane ku rubuga rwa Instagram, by'umwihariko biciye kuri Instagram Edekate Babalawo. Ni ubutumwa yarageneye umuvandimwe we Gatsiri babanye mu buzima bukomeye, babanye mu nkambi igihe kirekire, yamara kugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamwigarika akamwigarama ntagire ubufasha na bumwe amuha. Icyo gihe imvugo yabaye kimomo, by'umwihariko umuntu wese uwari we wese ariko waye wese ugize gutya akaba agize gutya ntagire ikintu afasha mugenzi we, babanye mu buryo bukomeye, ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se irwota amasimba ndagiye atandukanye, yabaye Gatsiri muri ubwo buryo. Yaka mwana yabaye entertaining abantu mu buryo nawe bwe atarazi, bigendeye ku mpano afite yo kuvuga abenshi bita cyane impano y'umunwa. Byari kuza kumufasha kumenyekana, bizero kuza gutuma Asiya Mutoni afata iya mbere agajya igicumbi mu nkambi Yaka yarasanzwe abamo, akazana Yaka mwana agaprofita izina Yaka mwana afite akamushyira muri filime Gatarina. Nibwo Yaka mwana atangiye kugenda akina filime ndetse atangira kugenda anakundwa nk'umukinnyi wa filime, bitandukanye n'uko yakundwaga nk'umunyarwenya ku mbuga nkoranyambaga, noneho aba umukinnyi wa filime mu buryo bweruye cyangwa se mu buryo bwemewe muri rusange. Muri filime Gatarina Yaka yari umwe mu nkingi za mwamba zakunzwe cyane, n'amateka ye navuga ngo atazigera sibangana mu bakunze banakurikiye filime ya Gatarina, bitewe n'uko Yaka mwana yari umugabo uvugiraho, akaba ari umusore w'amakenga, akaba ari umusore usetsa ku buryo ukomeye cyane, gusa akanaba umusore nanone w'amagambo abenshi bitaga atameshe cyangwa se amagambo y'urukozasoni mu kanwa ke. Iyo miterere niyo yaje kuza gutuma benshi bamukunda cyane bakanamwiyumvamo, bikatuma benshi izina Yaka mwana ribabera nka virusi mu matwi yabo, bitewe n'ukuntu Yaka mwana yaramaze kugaragara nk'umuntu ukomeye kandi usa nkaho atangiye kuza mu bayobora uruganda rwa sinema mu buryo buri comedy ya action. Uyu mutipe ndemeza neza ko ari umwe mu bazimije cyangwa se mu bagabanyirije umuvuduko ba Nyakso. Uyu mutipe ndemeza ko ari umwe mu batipe hano mu gihugu cy'u Rwanda bakora ikiganiro kimwe ibiganiro 10 byose bikarebwa n'abantu kandi bigakundwa. Uyu mutipe ndemeza ko ari umwe mu batipe babasha guhura na buri muntu wese muri situation yose bagakora ikiganiro kikaryoha. Uyu mutipe ndemeza neza nashidikanya yuko ari umwe mu bazamuriye imbaraga imireberwe aba YouTuber bahano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa discipline ye ntago yigeze ivugwaho rumwe habe na gatoya, yagaragaye atukana cyane tukamutoni Asiya, agaragara mu nyuma asebya ba Vidi Frank bamukoreshaga, agaragara asebya inshuro zirenze imwe Gatsiri, ati Gatsiri wambwa we nta kintu wamfashije, hashimisiri ati Gatsiri muvandimwe nagushimira wanyoresha agacupa, ati Gatsiri ndakwingiza nyoreza agacupa no kwinda gukunda mwana wa mama nta kintu na kimwe twapfa. N'amagambo arimo discipline ntiyagiye aranga cyane kariyeri y'uyu mutipe uyu mutipe Yaka mwana, by'umwihariko ubwo yaratangiriye kujya ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Yestereye na Asiya Mutoni nkuko nabikubwiye, by'umwihariko
bapfa kuba yarakoranye na Vidi Frank akihakana Asia Mutoni, bapfa kuba Yakamwana yaragiye ashinja Asia Mutoni ko hari amadini runaka amubereyemo, bapfa kuba Yakamwana adashobotse kuri Asia Mutoni. Gusa barongeye bariyunga baba umuntu umwe nkuko batangiye n'ubundi bakorana ari umuntu umwe. Asia yafataga Yakamwana nka musaza we, ndetse na Yakamwana afata Asia nka nyirabuja yigeze tunga, yigeze agira mu buzima bwe, ndetse akanamubaha cyane ku buryo bukomeye ari mu maso ye. Gusa mu maso y'abandi ugasanga kuvuga nabi Asia Mutoni we akavuga ko ari impamvu imwe yonyine yo kugira ngo abone amaramuko yamuteye gukora ibi byose byo gusebya nyirabuja ari we Mutoni Asia. Mu minsi mike ishize ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 nibwo ku mbuga nkoranyambaga cyane ku rubuga rwa YouTube rwitwa Yawe TV bacishijeho video y'ikiganiro kirekire cya Yakamwana n'umukobwa witwa Keza, bivugwa ko bari bamaze gukora ubukwe. Ubwo bukwe bwabonye mu ndorerwamo ebyiri n'abakurikira imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Indorerwamo ya mbere kwari ugutwika kugira ngo bakomeze babe on top, cyangwa se uwateguye icyo gikorwa ari we nyiri Yawe TV abashe kuba yabona viewership iri ku rwego rw'ejuru, dore ko kugeza ubu ngo video imaze kurebwa n'ibihumbi 150 ndetse imaze gukundwa n'abantu barenga 2,500. Ku bitekerezo bisaga 900 harimo abenshi bagiye babona ko Yakamwana ateye intambwe ikomeye cyane yo kuba akoze ubukwe. Hari na benshi bagiye bavumbura neza ko Yakamwana ndetse n'abanyiririya YouTube channel bakoze trick kugira ngo babakine muri rusange. Iri ndorerwamo babibonyemo ni indorerwamo yo kuba uriya mukobwa Keza yaba aprofise Yakamwana wenda kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bazajyane nk'umugore we nawe abashe kuba yakwambuka ngo ajye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So inyuma gatoya Yakamwana kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azagenda mu buryo bw'ubuhunzi, ndetse ngo bwa mbere yigeze kuba ari ku rutonde bagomba kugenda, ageze ku kibuga cy'indege arasinda indege bamusiga mu Rwanda muri ubwo buryo. Yaramaze iminsi Yakamwana ahagaze neza ari ku discipline iteye ubwoba, arimo kutagetinga cyangwa se gushaka uburyo ibyo yangije ahahise yabishyira ku murongo muzima muri iki gihe turimo no mu gihe kizaza kugira ngo abashe kuba yakwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umisi yashize yarigeze gukorana ikiganiro na Yakamwana ambwira ko avuye gukorerwa check up y'umubiri by'umwihariko kugira ngo barebe ukuntu umubiri we uhagaze, ndetse ko bamusabye kugabanya inzoga kugira ngo azabashe kugenda ameze fresh nta rukoro nyinshi iri mu mubiri wa Yakamwana. Amaje gushira amezi agera muri 2 maze kuganira na Yakamwana ambwira ati ejo ndagenda cyangwa ejo wenda agenda, ariko kugeza amagingo aya ngaya Yakamwana yari ataragenda. Mbikesheje chaîne ya YouTube yitwa Intashyo TV. Iyi ngiyi ni chaîne y'uwo yita umuvandimwe we Janvier Masisi. Uyu nguyu ni umwe mu bagiye bapromotinga uyu mutipe Yakamwana kuva akiri Gicumbi kugeza ageze hano mu mujyi wa Kigali, ndetse n'umwe mu bantu bakomeje kugenda batera ingabo mu bitugu Yakamwana ndetse na management ye muri rusange. Nawe yari umwe mu bahagaze nka manager w'uyu Yakamwana. Mu gitondo cyo kuri wa 10 ukwezi kwa 12 2020 kuri chaîne ya YouTube y'Intashyo TV yakoze inkuru y'iminota 20 n'amasegonda 27 ifite umutwe ugira uti ibya Yakamwana mu Rwanda birangiye yuriye indege agiye muri Amerika. Umva amagambo akomeye avuze. Mu kiganiro nakurikiye cy'iminota isaga 20 yose byari iby'amatsiko cyane bijyanye n'ukuntu Yakamwana azabaho muri Amerika, urwibutso asize mu Rwanda, dore ko yemeza ko urwibutso asize ari umugore we, nubwo bigishidikanya 100% yuko Yakamwana atigeze akora ubukwe buri serie, bitewe nuko bwa mbere mu bukwe nta meta zabagaragayeho ku ntoki. Ikindi cya kabiri nuko yatangaje ko ngo babanje kujya gusezerana imbere y'Imana mbere yo kujya mu murenge, kandi uko mbizi ntago mu mategeko by'umwihariko yo gusezeranya abantu imbere y'Imana babasezeranya batafite icyemezo cy'uko basezeranye mu murenge. Bahera mu murenge bakabona kujya imbere ya pastor agahumugisha bya bindi imiryango ndetse na leta yemeye, cyangwa se bimwe bemeje
imbere ya leta ndetse n'imbere y'imiryango ko bazabasha kuba bakora. Icyo ni ikindi kimenyetso cya kabiri simusiga cyagaragaje yuko ibyo bakoraga byose kwari ugufenta abantu cyangwa se kwari gukina show business muri rusange. Icya gatatu ni imvururu zagiye zigaragara nyuma yaho z'abakobwa batandukanye bagiye biyemerera ko baryamanye na Yaka bakamuha avance by'umwariko kandi we yari yarabemereye ko agomba kuzabatunga nk'abagore mu rugo, bikarangira yitwariye Keza ngo warukira agasugi kandi wari waramwimye avance akabona ko ari umugore w'umuco n'ibindi bigiye bitandukanye. Yakamwana ngo azibuka bikomeye cyane cyangwa se ntazigera yibagirwa cyangwa azakumbura Mutoni Asia na nyirabuja we babanye wamwinjije mu ruganda rwa sinema nyarwanda, azakumbura cyane Vidi Frank nka manager we umuhora hafi muri iyi minsi kandi cyane, azakumbura byimazeyo Keza nk'umugore we, azakumbura nyirarume ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye ngo namara kugera Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro kirekire nakurikiye cyane rwose, ni ikiganiro cyarangiye nkoresheje amaso yanjye ngakoresha n'ubwenge bwanjye. Ni ikiganiro bavuga ko bari kuri ku kibuga cy'indege, ariko ni ikiganiro nge nabonye ko batari bari ku kibuga cy'indege. Bari mu gipangu cyiza gifite parikingi nini bari bahagazemo, ku ivarisi nini cyane ya Yakamwana igaragara nk'itarimo ikintu na kimwe. Kuri baga yo mu mugongo Yakamwana yari yambaye rwo yarahetse rwose nziza cyane, ku ishati nziza Yakamwana yari yambaye ari smart, ku ipantaro ndetse no kuri ku nkweto za tufu cyangwa se abenshi bazi nka panufle zimeze neza, no kwa gofera akunda kwambara n'ubundi umunsi ku wundi mu mutwe we, ndetse n'amayekuteri manini cyane amwe akunda gukoreshwa n'abakinnyi cyangwa se amwe yambarwa n'abantu batwara indege cyangwa se ameze nk'ayambarwa n'abo batwara indege. Yakamwana yari ariho kuri swaga za danje. Baganiraga bemeza neza ko indege yenda gusiga Yakamwana, ariko ku musozi w'iki kiganiro Janvier Masisi yavuze ngo twababeshyaga. Ibi byatumye benshi bamwijundika baranamutuka, sintinya kubivuga. Ngiye guca mu bitekerezo bike cyane, bike ubundi nawe mu igitekerezo cyawe uko ubyumva muri rusange. Yanditse igitekerezo agira ati umugore wa Yaka nari nayobewe impamvu yamwemeye. Ubwo ngo nuko Yakamwana agiye muri Amerika. Uyu nawe ameze nk'abandi nakubwiye batekerezaga ko uriya mugore ya profise cyangwa se Keza ya profise Yaka kugira ngo azabashe kumwuriza indege agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umugore we muri rusange. Undi yanditse agira ati welcome Yaka, make sure ko wahindutse, ati bitari ibyo uzagera inaha ube homeless cyangwa ujye kwibera muri gereza, ndakeka warahindutse. Imihindukire ye ni imyitwarire ndetse no kureka gukunda agatama mu buryo bugaragara, ariko mu biganiro byinshi maze iminsi mbona bigaragaza Yakamwana nk'umuntu wahindutse byo ku rwego rwo hejuru. Nongereho ngo byo ku rwego rwo hejuru, kuko Yakamwana agaragara mu biganiro byose amaze iminsi akora nyuma yaho bakoreye karaka episode ko kuvuga ngo yarongoye. Nyuma yaho Yakamwana ntabwo arongera kugaragara na rimwe yasinze mu kiganiro. Urumva ko ashobora kuba yaragiye kuri controle. Undi yanditse agira ati iyi valise nta kintu kirimo pe, ati karibo USA. Undi yanditse agira ati I'm gonna miss him much. Undi yanditse agira ati ndi wabonye ko nta kintu kiri muri iyi valise ya Yaka. Undi yanditse agira ati cyo koza uyu muswa kubeshya biramubera. Undi yanditse agira ati welcome Yaka. Undi yanditse agira ati haha, ati antuka vraiment, ati mina chomoka noneho. Undi yanditse agira ati welcome home Yaka su. Undi yanditse agira ati Yakamwana ari gukora shooting. Undi yanditse agira ati ha. Undi yanditse agira ati Yakamwana bye bye my brother, ati gusa nzabura unsetsa wanye. Undi yanditse agira ati welcome brother, ati Yakamwana gutegereje USA cyangwa uze waretse inzoga gusa ndishimye cyane. Undi yanditse agira ati airport ngira ngo si ya Kigali niyo mu nkambi. Undi yanditse agira ati witondesha, ati USA nta mikino gusa yo welcome Yaka. Undi yanditse agira ati uyu we ahora yiki, ati ariko uyu ahora yikina. Undi yanditse agira ati ariko uyu ahora yikina. Agira ati les youtubers Yaka abuze ati les youtubers Yaka abuze.
ati mwabigenza mute, ati igihe kizagera komedi za Yaka tuzirambirwe kujya Amerika witegeye ati sinzi uretse agira ati Yaka we ntuzamuhemukire keza zamuhega ubutumwa bufatanye we. Undi yanditse agira ati kiriya kigofero kiwe ati aranze anakijyanye yo koko. Undi yanditse agira ati ubwo Yaka ntatubeshya koko, ati kereka Asiya nabyemeza nibwo nzabyemera. Undi yanditse agira ati welcome in America Yaka, ati ikaze rwose Amerika. Undi yanditse agira ati ubu bari burahombye, ubwo nukubera ko Yaka nyine ngo agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi yanditse agira ati wa mugore niyo mpamvu yemeye ko umukora ubukwe. Undi yanditse agira ati iyi ni yindi filime. Undi nawe ati Yaka mwana uratubeshya, ati uratubeshya, ati tukamara bundles zacu, ati ngaho urugendo ejo niteguye indi episode yuko indege yagusize. Undi yanditse agira ati welcome Yaka mwana wacu turagukunda cyane. Undi yanditse agira ati antuka vraiment Yaka naringa kayo mingi karibu iwacu. Undi yanditse agira ati Yaka niwe valese irimwo ubusa, ati imbavu zanjye ahwi. Undi yanditse agira ati ariko uku kuri Yaka yabagiye koko. Undi yanditse agira ati wapi Yaka nta rukundo afite, aribagiye Asiya ni byiza, ati aribagiwe Asiya ni byiza ahora mukorera. Undi yanditse agira ati mubonye anwa agacupa Cosmos, ati menya bambogaruye none ko. Undi yanditse agira ati Yaka mwana welcome to America ni byose cyangwa no kwitwikira. Undi yanditse agira ati Yaka uri umusazi kabisa. Undi yanditse agira ati uyu musore ararenze kuko araboneka, ati nubwo ni kubera kiriya gikapu sino, ati karakundwa n'abantu benshi. Undi yanditse agira ati Yaka mwana Imana ikugenda imbere turagukunda cyane. Undi yanditse agira ati aho noneho harakongotse, ati Masisi, ati ndakurahiye. Undi yanditse agira ati Masisi kamera yawe ntabwo igaragara neza, ugire uko ubigenza nshuti. Amafaranga ntago aba ari ibintu byoroshye mwabavandimwe mwe, ibikoresho ntago useka ngo byizane, biya bigoye habe na biba byoroshye na gatoya. Undi yanditse agira ati ngo uje kubonana n'abazungu uransetsa, ati turasetsa imikara barakugaragura mu gitondo ahubwo. Undi yanditse agira ati showbiz ishogasi nta kirimwo n'imipango bapanze iragaragara kuri ko abazwa ntago bisomeka. Undi yanditse agira ati uvuze ukuri ko uzapfirayo nukuri umwaka uzarangire uvuye muri gereza. Undi yanditse agira ati iyi ni filime kweri, ubundi Yaka najye atinya kamera none hano bari kumwibutsa kureba afite isoni z'ibyo ari kubeshya. Undi ati Masisi uzatumire Yaka na madamu we mu kiganiro turabikeneye. Undi yanditse agira ati cyakora Masisi, ati urategura koko ndemeye. Undi yanditse agira ati igihuha cy'umwaka, ati nakwambia. Undi yanditse agira ati Yaka mu buzima ndagukunda pe. Undi ati yewe ibisi ndavyemera. Undi yanditse agira ati sha muri kutubeshya kabisa. Undi ati nubu ya urukandagiye mwoka byaramwe ntago nzi urwari rwo. Undi yanditse agira ati we Janvier ndakwemera kibondo. Undi Yaka mwana nzagukumbura. Undi yanditse agira ati kira kigofero gisigaye kinsetsa, ati ntajya agikuramo. Undi yanditse agira ati arasobanura iby'indege wagira ngo niwe ukorana nazo. Ni ibitekerezo byinshi cyane ntabasha kurangiza gusoma, ariko icy'ingenzi icyagaragaye yaba mu bitekerezo ndetse no mu byagaragaye imbere hariya nuko bavumbuwe ko barimo kubeshya. Ngayo nguko ni Kigali 250 channel, nitwa Janvier Romeo. Kora subscribe, utanga ibitekerezo kuri like kugira ngo tujye tubana umunsi kundi gusa amakuru menshi kandi cyane nakagaruka.